mu byo kurya yaranyambitse mwami aha n'indaco ngushinja yego narayibonye imaze kuva mu mahinda aho nararagana ndatabagwa hari umubyeyi wambaye matura hari umubyeyi wanyambitse cane rabewe mana narayibonye reka nguvuganye wagitawe uko akarindwi nari mvuye mu mubiri diyabete yarinjanye mwami ngira amahirwe imana iranzura komera cane gitawe yewe uragaheka. Reka tubasuhuze tubifuriza kugira ibihe byiza, ngira ngo mbabwire ngo turabishimiye cyane kandi turabakunda. Iyi ni channel yivugabutumwa, murabibona ko ari nshyashya, mudushyigikire, mukore like, mukore share, mukore subscribe. Turabakunda cyane rero, ngira ngo nkuko mubibona kuri kamera zacu tubafite umumama. Mama muraho neza? Muraho neza yesashe. Nahimbazwe. Noneho uratangira twibwira ese amazina yawe waturutse? Nitwa Jeanne Nirere. Yego. Uratubwira mu magambo arambuye sibyo, kuko hano n'abantu bari kugukurikira bari online, urabaganiriza nyine kuko ugiye kuduhereza ubuhamya urugendo rw'ubuzima bwawe, urumva tugomba kubanza kumenya mbere na mbere. Yego. Nitwa Jeanne Nirere. Yego. Ngaba nduye umurenge wa Shingiro, akagari ka Ryambungiro. Yego. Bambe umudugudu ni Ryambungiro, akagari ni Gakingo. Yego. Yego, watangira noneho dushyira imbere y'Imana kugira ngo iki kiganiro tugiye kugirana atagira umwanzi uza ashaka kukirongoye. Uwiteka mama Imana, data mwiza, mubyeyi wacu, nyakubaha nyakugira ingoma, aka kanya nako kugushima ineza watugiriye, ineza wagiye uduheka mu mugongo wawe, utwongesha ibere ryawe ry'uburyo, izina ryawe rirahabwa icubahiro. Tugeze muri aka kanya k'ibiganiro by'ivugabutumwa, turakwinginze mu mwami Imana udushigishije ingabo zawe arizo zidushigikira, utwereke imbaraga zawe arizo mwami Imana zitanga ivugabutumwa rirambutse, kandi n'umukozi wawe data mwiza wahageze, nawe ndakwinginze mu mwambike imbaraga. Uko agiye kukwamamaza data bw'isi yose niko uzamwamamaza ageze mu bwami bwawe. Uzamuye kukumenya, uzamurinde kugisari, uzamuye byose ibyo yifuza, itera imbere rikuvuyeho, tubigusabye twize ku bwa Yesu, amen. Yego, urakoze cyane. Uraza kudufasha kugira ngo urebane neza n'abadukurikiye kuri iyi TV. Narayibonye, uraba uri kureba muri kamera. Uratangira noneho udusangize inkuru y'ubuzima bwawe, dore ko tuba dukurikiwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, abari hanze, abari mu Rwanda. Rero biba bishobora, iyo nkuru y'ubuzima bwawe bishobora kugira nk'umuntu ifasha. Yego, wenda akaba hari nka experience ashobora kugira yindi cyashya. Murakoze rero mwatangira mukadusangiza ku buhamya bwanyu. Murakoze cyane. Anje kuba baranyise mbese kumva ko narayibonye. Narayibonye nagize kugira ngo nyibone, nahuye n'ubuzima buruhije cyane. Yego. Nabayeho mu mwaka wa 2000. Mbaho nabi cyane. Yego.
yegwa n'inyamaswa z'inzoka ubwo zararaga zinyurira. Imana yarandinze ubwo bwacaga mu gitondo nabwo ng'abantu baza kunsura naba nicaye ukabona ziturutse impande zose, haba ku manywa haba nijoro. niho nabonye Imana muri izo nyamaswa. Umwana nari ndetse umwana yari afite umwaka n'igice. Nagiraga impungenge ko uwo mwana zizamujya, niho nahoraga ndi gushira imbere y'Imana. Ariko noneho nyine kumenya Yesu ni byiza cyane, kandi no kumenya n'indirimbo zarambumurizaga, kuko nabonaga kari ndahandi merekezo. Hari aho navuze ngo ndaja no kuhacumbika, numva Imana waharaza arambwira ngo ndiwirirwe uraza, kuko baravuze ngo bagucumbikira ngo zaza zigukurikiye. Natabajije Yesu ngo Yesu umbere umugabo, umanure ingota yawe, uburiri turabusangiye, uyu musego ni weho uburyamaho. Iyi myoba yose iturukamo inzoka, ufite imbaraga zo kurwana n'abo badayimoni. Uzazi icyo nagusaba, uzazi kuraguza amenyo, uzazigira imihanga uteje agaciro, ze kuzandira abana. Ubwo noneho nyine byabayeho no kuganira n'Imana ni iby'agaciro, ntaho byaje. Imana icyo gihe yaransuraga, kuko byabaga binaraza nyine hakaza yerekwa mu be maso, abadayimoni umunsi baragutera. Kuba maso ndabindi narasengaga, abana sinajyaga kubajyamisha kuri ubwo buriri ndari nahajyana. Umunsi umwe twageze ku buriri, numva ijwi rimbwiye ngo amaso aragasuru nashigishaga ngo ndebe ko abana nabonamo induzamo igiceri wenda nabahahira nk'umutandiko. Namaze kuvugira gisize mu ndobo ikivuge mu gitondo ndashigishiraho, nsanga ca kivuge casize. Bagurutse mu gitondo ndebye inzugi, nzanga inzugi n'inzima, nzanga amadirisha ni mazima. Habayeho mugenzi wanjye niwe nabwiye ngo none ngiye nashigishe, ariko nasanze ca kivuge ndaco. Niwe wambwiye ngo yewe ngiye izi nzoka zibagamo ngo araho zimaga, ngo araho zirangizaga n'umuzinga nyine, umuzinga uriya nyine bamwe bakamiramo. Naho nuko byabaye. Ubwo byarahindutse, njya gushigishira mu nduza mu kidomoro. Ca kidomoro sinagipfundikira kugira ngo mbese igikoma kitakaguka, kitagira ubukare. Nagiye ko numva hari ikintu kimuriye, wagira ngo nahari n'ingingi nguyeho cyangwa igiti kiremereye. Nitabajije Yesu, Yesu uri hehe, Yesu uri hehe, Yesu uri hehe, Yesu uri hehe. Ngiye gucana ico gihe ni dodowa nacanaga amatara ntigari gakabonetse. Mbona umunwa w'inzoka, umutwe gwagiye muri ca kidomoro. Ndabajije ngo Yesu, Yesu uri hehe. Mbona ya nyamaswa y'inzoka ibutsemo. Ibutsemo ngira ngo njyewe iransimbukira, ariko yakomeje kugenda muri mwamuba. Hari fondasiyo yo mu nzu, haba kuri Nyaruzuba, haba imvura iri kugwa, iyo fondasiyo yahoraga itose. Kuko nahamagaraga n'abantu mu Rwanda bari ku manywa, baza no kuzica ndi bazishoboye. Usibye Yesu wenyine niwe wangumanyije.
za nzoka rero narangije umwaka n'igice ndi hamwe nazo, numva ijwi rimbwira nkumva nawe uri hamwe n'inyamaswa witegura uburwayi buremereye, umubiri wawe urangiritswe. nagiyeho ndagwara cyane, amaguru arabyimba sinashobora guhaguruka, amaboko arabyimba arahina amarara. nagize inzoka ngira na wa mubiri, abana bari batoya. nari ndi umudive w'umunsi wa 7 niho nasengeraga, ariko nkabona iyerekwa, mbona urusengero twanyuragaho, njamwerekwa ngo ngira ko wa rusengero nuhagera ibi byose bikuriho bizakuvaho. numva ukuntu twari twarakurikiye isabato, mbona urwo rusengero mbonye biga ku cyumweru, numva ngize agahinda, mana amategeko 10 ko tuzi isabato ko ari ikomeye, ni wewe uvuga, ni wowe kunyereka, cyangwa uyu mudayimoni uri kungira guca ni uri kunjyana hariya. hasi yonja mwiyerekwa, mwaba banyiritse ku kigasa, ugenda hari abagabo 2 niho bari, abo bagabo nuhagera bazakuvura ayo maboko kazarambuka, nayo maguru zakira, nawe abana ndibazabasigaye ari imberere nzakugwanirira. nareba hari umubyeyi wari ugiye mu isoko ndamutuma, ariko sinamubwira ko neretswe, ndamubwira ngo nugera ku kigasa uzambariza abavuzi bahari. umubyeyi yaje mu isoko kugira ngabo, ageze ku kigasa arabaza, abaririmbyi baririmbiraga mu gitari, hari igitambo yasanze bari kuririmba bari kurepeta. ubwo rusengero ndiwa rwakajya amabati gari induza amatebura. noneho nyine wa mubyeyi yaje arambwira ngo bamubwiye ngo bamurahiye ngo ndabavuzi baraho. ndaramvuga ngo ariko mana, uwo niko yaranyerekaga nk'ijwi ryongorera, ahari icyo nawe nagucumuye nikiye kugira ngo mbe napfa ruhaba. ijwi ryarambye nkumva mana wanje, uko navugana nawe n'ubu ndacavugana nawe, ni njyewe uri kukuyobora, hariya nuhagera uzahagirira iki? umugisha. nabayeho kumvira k'umudive, nari narabaye umukuru by'abakusi, nari narabinyuzemo, mba n'umutambira, ariko nagiye kumenya ibirimbye ngo ndunangira umutima. amadini yose ndadini ndazavana n'umugeni, nuko neza kwizera ibyo wizeye nzabana nawe. nagiye hanze mbona iyerekwa, mbona rwaruse yanyegeresheje neza nuru kundo gwiteka, bituma dushikirana ubu datandukana, kuko ndiwe nawe ari wanjye ibi iyo bidashira. nabonye inshuti yeruje yambere nyimbongano, uretse ibyo kumva ubugingo yara anyitangiriye. ntacyo mfite n'ikicanje kuko tubisangiye, namwiyeguriye burundu ibi iyo bidashira. nabonye inshuti yeruje nyir'ubutware bwose, n'iyindi ndisha uko bukeye izangeza mu ijuru.
ibyiza byanziza imbere y'inzu bizana indege reka ngorene kwigana Yesu zandura nabonye inshuti hebuje imbuwe n'urukundo niyindi kanyunganira iyi ngengera iteka mbese n'ikica dutanya ko dukundana rwose iby'iyi si cyangwa se urupfu inzaba Uwiteka. Iyo ndirimbo rero namaraga kuyiririmba ingabona agatiro namara kuyiririmba nkumva ijwi nari mfite yerekwa n'ijwi ryongorera nkumva hari ijwi rimbye nkumva nzabana nawe aba bana nzabakuza. Nari mfite ubwo nari narabyaye abana 8 umwe yaratashe afite imyaka 17 undi nawe ajya kuzataha 2008 amaze kubyara. Ibyo byose ndihangana Yesu aranyihanganisha nabaye umubyeyi kubera nari nzigaye nzi Yesu nda mugabo wambwiye ubusa ngo mwimerere kuko Yesu yari ahari nda mugabo wambwiye ubusa ngo ninza namusekera ntabwo nabwiye ngo nguza cyangwa ngo mubwire ngo genda umva gapende cyangwa ngo naburaye umunsi umwe wanyemerera nimba nageze hano mu buhamya buzafashwa n'abandi naba yamaze kwiheba cege nari ndi umudive ese kabana noneho nyine ndarabona icyo nabaha. Umunsi umwe nari mfite umurima hano byari ibirayi by'ibiyange maboko nari afite ibirayi byeze ariko kubera twaragiye itwaramenye inzira kandi ndamujuru zaza mu bwami bw'ijuru ibyo kwibana inaravengutse nakora ku kintu c'abandi kuko rana yumvira Imana ngo kugira ngo nzasubira inyuma komera ngaho kugira ngo nzasubira inyuma umvane mu mubiri narariye amazi niteguza isabato amazi numvaga ko ndasira isabato habaye abana ndabashorera ngeze twinjiraga Nyakayira ariko numva ijwi rimbye ngo ndusure kuburara. Uyu munsi urambona amasaka gari imiterera twahingaga ibigori mu masaka umwana nsohotse ndamubwira ngo genda ahantu hari urwara rutukuye ugenda uce imisigati iha abana yaba ari muye kukindure hahe bugiye kwira hari umubyeyi wo mu muryango uwo mubyeyi Imana izamufashe kandi azabona ijuru bamwita Madarina akaba twari duturanye ndagenda kuko icyo gibaye byanjye ntibyari byakeze uko nabikubwiye naramubwiye ngo uyu munsi namanje kubyira umugabo wari uyoboye itorero ndamubwira ngo Yeremiya uyu munsi ndahonaraye neza ndiyambaza amagambo menshi kuko mbona rero ndashobora kumusubiza. Yarambwiye ngo ugende urebe aho wabona uturayi uratwindika mu gitondo ninjya mu materaniro ndaguha amafaranga. Nageze kuwo mubyeyi ndamubwira ngo rero hari umuntu uramba amafaranga mu gitondo mbibiraye hari ikirare cyari cyararaye arokubura uko nabigenza icyo kirare wamubyeyi aje kuzamba ibirayi sinzi ukuntu umwana yamurekereje udutoke guca aragenda azana isahane y'ibiryo
reba uko ndabijya, rego mfata induza, igitambaro nari mfite mbisukamo, ngeze mu rugo kugira ngo abana batabare. Habayeho buri mwana wese njya muha ibirayi bibiri, ibyo kurya byari bihari, rego mbigereka kuri ibyo birayi. Mu gitondo wa mukozi w'Imana yabashije kumba amafaranga, icyo gihe kiro cyari 15. Umve kari kera, nabaye mu buzima kugeza, ariko byageze igihe data angora ari bitangaza. Niyo mpamvu hari abantu bumvaga, ariko iyo uwo muntu Imana yayibonye gute? Mbagarara nizeye kugira ngo Yesu nzabone ijuru. Noneho byongeyeho rwose Imana igaragara nk'Imana. Imana yacu ni inyambuwe. Ubundi munsi hari mu kwezi ngo mu kwa 9, nabwo ndareba mu Mana, none uyu munsi ugaragare nk'Imana. Abandi kuvugira kuri ibyuma ndi kwishima Imana, kandi nabo ngabereka Imana imirimo bagiye bakora. Imana izabaha iki? Imigisha. Hari umuganga wavuraga iwacu bamwitaga Samuel, yari afite umugeni. Ndagenda musanga mu biro, hari imigozi banyujije iwanjye ngo niyo baraje gutera. Musange mbere ndamubwira ngo rero ngiye mbakazi iyi migozi nyiguterere, ngo genda urebe madamu, njya kureba umugore we. Rego n'imigozi ndatangira ndatera. Mu gitondo barambwira ngo ugaruke. Yambaye akazi igihe kirekire. Uwo nawe rwose yagiye akora imirimo n'ibitangaza. Icyo gihe nari ndi umudive nyine, ariko maze guhinduka, n'ubundi maze kujya muri iri torero ry'abarokore. Ibyo Imana yakoze yarabikoze rwose. Ariho Imana yanyamurehe izo nyamaswa, niho natangiye kubona Imana. Mbembe kurasi, nkajya ndahimbiye kurasi nahimbaga, bari bagafashije amabati. Nahimbaga kubera izo nyamaswa zanimaguye inyuruba, umuswa nabwo guraza igurumagura ibiti birerera, inzu barayisambura. Ubwo babashije kuba banyubakira akazi k'iki ikuburusha. Igihe cyageraga, kuko nari mama maze kunyigisha gufata amashengesho yo kwiyiriza, yo kureba ntabwo napfukama ngo ubutayu. Imana irambwira ngo humura, naho bamwe babahaye amabati ndufate usengere umuntu w'ibikorwa bagiye kuzohereza kureba uyu mudugudu uko gubatswe. None wa muntu we yaje, njyewe mfite ibanga. Hari umukozi w'Imana bamwitaga Mose, iwaba hari ku ngezi ya Karago. Anzanga ku mukobwa witwa Ngabire, aba mu mujyi. Araza aranyitegereza ngo umva amabati araje. Nari maze kuba ngo se hari Imana ko amabati ko bose barangije kubaka no kubasakarira, ndacabanya amabati. Arambwira ngo umva ngo byemere amabati araje. Nagiye narahabukiye mu gitondo ngiye kugera mu rugo, mbona abana bari gutamba ngo nirerewe Imana yo mubatende iragushubije. Injibije iki? Ngo gitifu yaje ngo kukureba, gushaka imishumari, ngo n'ibiti, ngo amabati arahari. Hari igitari
nagombaga guhura n'ikigeragezo cy'inzara nagira ngo ngiye kukigurisha n'undi birambye ngo bibigurisha. Ubwo nareguye hariho gurupe twasenganaga, iyo gurupe twasenganaga baraza baramfasha, bamwe bakitanga imishumari ndetse abandi bakazana ibyo kurya, nanjye mbona amabati ndatangira mbimba ya kurasi na nyina y'injya muri ka kazu, niho natangiye ngo narayibonye Mana ndakubonye. Nabayeho nakingishije imishingiriro amezi 2 kuko wegamiye urwo rugi ngahatambika ibiti, umuryango w'imbere ngahatambika ibiti, n'umujyi urangiye ngo ndutinye ndi hamwe nawe ndacu uzaba. Nagiye ko mbona hari umuntu nzaniye umuntu ngo musengere, umuntu ngo yari ubutare ariko kaba yarabagiye muri Amerika, areba ukuntu yasese muri bya bito ndi kubakingurira, bana nzigiye amafaranga. Ubwo urugi rumwe arambwira ngo nyine ngo kubera amatiki, ariko icyo gihe mbaye 10,000 byari 10 ngura imbaho. Harasura haza undi mugore wari witwa Burambe n'ucuruza, abambaye 50, rego njaka inzugi mu nzu hose nari maze kuzishiramo. Komeza nacyo nari maze kuzishiramo, ndasubira none Satani abonye ko nabonye aho kurambika umusaya, nawe n'imbanuka mutiranyurira wari kugura mu mujyi wa Ruhengeri binaranga. Byanze icyo gihe nyine hano mu Buganda bari bakihagenda mucani kandagenda njya kwivurisha mu bitaro bya Gisoro, nahamaze amezi 2 n'igice. Narindi hamwe n'umwana muvana no mu ishuri, narindi hamwe n'akandi kana n'ubundi katagira se ko Mungu wanje. N'ubundi niyo nabaga manambiraga ngo humura nzabana nawe uko kuguru kuzakira. Nibwo igihe cyagiraga umwami ngo ngushubije mu Rwanda, naje ari igikondo kimwe mfite kuko nagendaga mu bikondo 2. Ngeze mu rugo Imana agiriye neza cyane, Imana narayubashe sinayiharitse, nayo ndiyamfashe nabi. Umwami yagiye gutuma umuhungu w'umugogwe wa muri Byumba imuhere ko ngo ngiye kuzakohereza ku muntu urwaye. Inara abanyamashenje baranzengeraga musengera itariki ya mbere y'ukwa 8 hari 2016 ngo niwe ubutumwa azakubwira ngo uzakuvana aha kuko kuguru ngaho kuzakira muri urugo rwawe. Nanjye itariki ya mbere yarageze mbyuka nicaye ku rubaraza ndegereje urambamagara. Nabwo urambamagaye ngumva uri hehe kuri telefoni ambamagara ngo ndi hano, wowe uturutse he? ngeze mu Ikambara, ngeze ngo aho imodoka zihagararaga Gisoro, none kugira ngo ubone ndakubona gute? Ndamubwira ngo ufate moto irakugeza mu Canika, nugera mu nduza aho mu Canika urabona igare irimo imodoka, urafata imodoka ikugeze n'undi ku magare, uratega ubabwira ngo umwana ugiye Gisenyi nugera mu Gataraga uravamo, urabaza abamotari ngo ndi gushaka ngo mugeze ngo ku mubyeyi witwa guca, kuko abamotari bari banzi benshi
uwo muntu baramuzanye ariko iwanjye bahagiraga 400 na 500 ariko ko babonye yambaye bamuciye numvije ambye ngo ko bamuciye 1000 agiye kuza bone yivanye mu ngofero kubandi banashidikanyije ko Imana yambwiye gusengera itariki ya 8 hari Imana izohereza akuvanaho. Umuhungu yaraje akimara kuza ariko nawe abonye uko ndi kuninagira nawe yafashe umutwara mbona agize ikiniga ndegura ndasenga iby'Imana ingiye ndi ibye ndabimubwira nawe arasubira ngumva amanza yasenga nshimye Imana ko ndakuniniye umuhuro umuntu wamundumyeho ndamuzi ariko kubwo mugezeho himbazwa mu butumwa wanyeretse kugira ngo Imana baje bayiha cyubahiro Imana yakuja bayifatanga mu byara waba Imana irakomeye kugira ngo Imana ikwereke nomero z'umuntu utazi. Umuntu reba umuntu w'ibyumba yavuye ibyumba Imana amubwira ngo naje ku musozi wa Kambara nagerayo Imana hari kiramubwira ku mugwayi agezeyo abona amayereko yanje abona na ya nomero azira kuri ya nomero arahamagara yumva ya nomero ari nomero. Ubwo rero yarambye nkumva iby'Imana yantumye yamye ku kuguru ngo kuzakirira aha umanuke aho uzagera bazaguha inzu y'ubundu niyo uzagwariramo ariko yambye ngo uzaba uri haruguru iyo mujya hanaha. Naraje ambira ko mbita mvato utwambara umanuke kuko Satani wari yasubiye gutega undi mutego. Hari n'abandi bakozi b'Imana bambira ngo senge uruziramire ruraza numvishije ikintu kiri gukubita mbega ndabaza Yesu ushoboye byose urakomeye imbaraga z'abakonikoni nzi neza ko imigi yabo ishobora kumena imigi y'abakonikoni. Mbona rirakeye ariko aje numva Imana yitwa Imana mutumye aho nageze yambaye ibimenyetso ko nzinjira mu rusengero rutuzuye rw'igihangari. Ko rusengero rw'igihangari rwari rwegeranye naho nagiye kugwarira ngeze ahantu naragwaye ukuguru nyine ko ari parahombaye ukuguru ko ari paraje guca ariko Imana hari umutsigo ari gwaracita Imana irambira ngo humura nzabuteranya. Imana ishoboye byose nuko ngo narayibonye nakomezaga kuvuga nakomezaga kuvuga ko nayibonye. Nageze ahantu ndakira naho nagenda hura na byinshi naho byageze nyuma nja ngubitana n'ubugwaye ariko data yambaye hafi mu banyabwanje nubwo Yego. Ariko usoza wadutera ngakorasi ukaza no kugira inama nk'umuntu waba uri mu bihe yumva yihebye. Yego. Tugana ku musozo. Ategwa neza giterewe yego neza Mana giterewe yego giterewe gitare mu masezerano aho ngo yatsinze kwibagirwa Mana wangiriye neza nakubonye ndara munza kuzimvanamo Mana we amaboko yanjye gararemaye umugabo Yesu ngarayafata umugabo Yesu arananurana ubwo
naragiye wanyu ibirenge byanjye byari ibitinyo umugabo Yesu ndarabije hanyu umugabo Yesu yarabinguye mwanyu yewe Yesu yego wagize neza ngurakarama wagize neza yewe gitarenya hayo urabewe mana wena yego wagize neza ndakubana cyane ubwo nararaga ngo munzuka yewe data we abadayimoni barandiye mwana umugabo Yesu aruruka humura kandi uwo murenge navuganye nawe tinzambesha mwami narayibonye ku karago muradeteri ndayibana cyane muradeteri nafashije mwami Yesu we mana data we nzanga imana ngiravuga cyane imana yacu iruruka ibi birenge ndabifashe cyane amaguru ndagafashe cyane mu mavi yawe ngezemo data umugongo ngugezemo mwami yewe Yesu we mana we yewe data we Satana arababara cyane n'inzoka zigiye we ku mubyeyi mutera ibisazi mwami warakoze we iyi mana yangijije inkuba iyi mana yangijije ibisazi mana yakiriye umupfakazi warakoze mwami Yesu we reka nguvuga yewe gitara we gitara reka nguvuge mwami uyu gitara sinamuharitse mwami nawe ubwe yandengeranye mu byo kurya yaranyambitse mwami n'indaco ngushinja yego narayibonye imaze kuva mu mahinda aho nararaga ndatabagwa hari umubyeyi wambaye matura hari umubyeyi wanyambitse cyane rabe we mana narayibonye reka nguvuga yewe gitawe uko karindwe nari mvuye mu mubiri diyabete yari injanye mwami ngira amahirwe imana iranzura komera cyane gitawe yewe uragaheka hari umugabo wandabaye uzamufashe habe imana uzamufashe mwami mutume ishinga uzamuheke imama kerema uzamureke abo bantu barangwajije mwami n'abandi bose barakurikira cyane mama bera uzamukomeze mwami ndibuka ndara ku mugogo mama bera karandeba cyane akoze imirimo akora n'ibitangaza gitarawe Yesu we yego narayibonye urakicara kunywa amagitarawe wagaheka abahungu n'abakobwa Yesu wateze ndoke variana zuiribo ateze urakoze papa amina Yesu
igihe nakubwiraga ngo urakoze ngo nunzura nzakwamamaza isi yose nawe nataha ubu ariko reka mwene data uri hano yumve ko ari imana n'imana itabeshwa n'imana itanaguzwa amazuru n'imana iguhirikira ibihome n'imana igambira imigambi y'abana b'abandi imyaka 25 ugeragezwa ariko gitarambetse imana ishimwe imana ishimwe shimwa rabe shimwa rokuna zive zamini papa amina yesu n'ubundi witeka byageze igihe ngo ndi umusazi araririmba akagenda aririmba ariko n'ibyishimo ni ukunezerwa kuko ndi hamwe n'uyu mugabo mana urakoze cyane umaze gukora uhamya n'ubupapa warandengeye wambaye abantu barambika wambaye abantu barangaburira wambaye kwicarana heza mana amina yesu amina papa amina amina yesu amina yesu yesu warakoze 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 nzora ngubwira warakoze papa kandi nanjye ndagushimye kuko nihanganye igihe kirekire ndakubwira ngo uzabane nanjye uzamana urushinge rwo kundera ndekuzaguharika warakoze kuko wagize isugi narabaye umubyeyi warakoze kuko nabanye nawe indahiro yanjye nawe urayizi niyo mpamvu mbura n'ikigeragezo cyo gupfuka kimvanamo kuko igihe nikigera nzasinzira ariko nzasinzira igihe cyawe atari igihe cy'abadayimoni uwiteka himbazwa umaze guhimbazwa ndakubonye mwami na bene data reka bakubonera icamba mana uko nageragejwe ngumva umupfakazi uri gupfakara muri iyi minsi ngumva ko nawe yajya imbere yawe ngumva ko yagengwa n'amategeko yawe ariko ndiyigengwe ngumva ko yaguharanira kwicarana nawe ngumva ko yaharanira kugendana nawe iyo ugendanye witeka mana iyo ubanye n'indushe indushe ntiyitangira itama amina yesu uzamubwira ngo humura ndi hamwe nawe humura nzakugaburira humura nzakwambika amina yesu amina papa warakoze cyane reka ubuhamya bwanje umuntu wese wigunga hari abahura n'ibigeragezo bagahaguruka ngo bagiye mu bapfumu bajya mu bapfumu ahubwo bakabongera ibindi ariko nuko baba batazi ya nzira yawe nasaba ko umuntu wese yamenye iyi nzira umuntu wese yakugana umuntu wese yakwambaza niwe data wo mu ijuru ndawundi baba ndawundi data n'uyu mwana aracyari mutoya nakugira ngo nicara aha mwami n'imbaraga zawe ndari imbaraga ze nawe ari kugushima n'uyu musore nawe waramurengeye hari abavukanye nabo mu rugero rumwe biganye hari abatashe ariko baracahari nawe ni kuyo mpamvu ari kuzirikana umurimo wawe kugira ngo umurimo wawe wanguke umuntu wese ujya mu bapfumu kuko umuntu umwe yigeze kuza uwite amaze kuza arasa ngo reka ngo urangire umupfumu wakora indaruka ndamubwira ngo uwo muntu avura gute ngo kugira ngo amaze yakuvura ni ukuwurira ku buriri ndatabaza ngo uwiteka we ngo ndure kumva iyo bigeze ariko sinjya gukora icyaha papa narakubonye wangijije ubwo bukorikori ndabugiyemo wangijije ndagiye mu bapfumu wangijije nda muntu mbyiye ngo guca na guca mana we nakarima nari mfite sinagatanze nagatane nari mfite warakazigamye
abana babonye aho kubaka. Warakoze cyane baba, warakoze cyane Gitare we, warakoze cyane narayibonye. Uwiteka buri muntu wese reka kubone izina ryawe ryamamare. Uwiteka himbazwa mwami, himbazwa. Amen, amen, amen. Himbazwa papa, himbazwa mwami, himbazwa Uwiteka mwami. Urera, urakiranuka mwami, urakiranuka. Narakubonye mwami, nzahora ngubona iteka ryose. Nzaza mu ijuru n'ubundi nzakubona. Sinzasinzira ngo nzinzira ndigwirimira mu badayimoni. Nzasinzira ariko mbona ubugingo. Warakoze kuko wandamuye, izina ryawe rihabwa icubahiro. Yego. Amakuru y'Uwiteka naganiza abantu ko baba bumvishije ubuhamya bwanje. Yego. Bakumva inzira nanyuzemo. Nta muntu uzaba ku isi atageragejwe. Buri muntu wese arageragezwa, ariko iyo ugeragejwe hamwe n'Imana ni umunezero. Wageragezwa Satani yakwepfa ukaja mu bapfumu, hari ingaruka. Iyo njya mu bapfumu, ikiba abana barabonye gushinga umuganda, ariko data uravuze ngo nzabana nawe, nzanza ibikomere bagukomerekeje abadayimoni nzabikuvanaho. Imana narayibonye mubyeyi, nawe uri umwana mutoya uri umubyeyi. Imana izagushigikire. Amen. Uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Urakoze cyane. Ushimiye. Imana iguhe umugisha. Mwe abakurikiye Narayibonye TV murabwumvisha ubuhamya, ngushishikariza ko wabusangiza abandi kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze waguke ugere kure. Kora kuri iyo buto y'umutuku yanditseho subscribe kugira ngo dukuze umuryango, ndetse kugira ngo nidushyiraho indi video cyangwa se ubundi buhamya uzaba uwa mbere mu kubona ubutumwa bugufi bukumenyesha ko bugezeho. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane, naho utaha.